tuboneyeho kugusuhuza kandi tugushimiraho gukurikirana ibiganiro bya Humura TV. Amahoro n'imigisha biva kuri Yesu Kristo n'ibibane nawe. Iyi ni Humura TV, wa murongo mugari ugenda ukugezeho ibiganiro bitandukanye by'iyobokamana. Aha tukugezeho ijambo ry'Imana, ubuhamya, ubuhanuzi, indirimbo, amakuru ari kuvuga ku bakozi b'Imana batandukanye n'ibindi biganiro bitandukanye by'iyobokamana. Turagushimiye dukurikira 5 kuri 5 by'umwihariko weho warangije gukora subscribe. Reka tukubwire ngo turagukunda kuko uri umugenerwabikorwa wacu wa buri munsi. Nawe ubonye ibiganiro byacu aribwo bwa mbere cyangwa ukaba utari wakora subscribe, nta kindi usabwa kugira ngo utajye ucikwa n'ibiganiro byacu tugenera abagenerwabikorwa bacu ba buri munsi. Urasabwa gukora subscribe ugakanda no kunzogera. Ibi dufasha kugenda tukugezaho ubutumwa bugufi bukwereka ko hari ibiganiro bishyashya tukugejeho nk'umugenerwabikorwa wacu wa buri munsi. Twihuse turagira ngo tuganire ku ngingo yacu y'uyu munsi. Uyu munsi turaza kuganira ku ngingo igira iti: ni kuki hari abifashisha bibiliya mu gukora ibyaha? Ibi ni ibintu bimajije kugaragara cyane, aho usanga abantu bakora ibyaha ariko nanone bakabikora bifashishije bibiliya nk'ijambo ry'Imana. Urubuga bibiliya.org rugaragaza ko bibiliya aricyo gitabo kimaze guca agahigo ku isi mu gusomwa n'abantu benshi, kandi akaba ari nacyo gitabo kimaze kugurishwa cyane, kuko kugeza ubu ngubu kopi miliyari 5 za bibiliya zimaze kugurishwa. Kopi miliyoni 100 zigurishwa buri mwaka. Ubwo ni ukuvuga ko bibiliya 273,972 zigurishwa ku munsi, naho bibiliya 11,415 zigurishwa ku isaha. Kandi ubwo nanone ni ukuvuga ko bibiliya 190 zigurishwa ku munota, naho bibiliya 3 zikaba zigurishwa ku isegonda rimwe gusa. Urubuga rwitwa christiantoday.com rwo rugaragaza ko 40% by'abasomyi ba bibiliya bemeza ko ari igitabo cyazanye impinduka nziza mu buzima bwabo, naho 30% bemeza ko bibiliya iramutse igizwe igitabo gishingirwaho mu kuyobora sosiyete iyo ari yo yose habamo impinduka nziza cyane kurushaho. Inyigo kandi yagaragaje ko 45% by'abakunda gusoma bibiliya ari abagabo, naho 59% ni abagore. 69% by'abakunda gusoma bibiliya ni abafite hejuru y'imyaka 65, naho 39% ni abafite imyaka 44 y'amavuko gusubiza hasi. Wikipedia igaragaza ko mu mwaka 2020 umubare w'abatuye isi kugeza ubu basaga miliyari 7, naho umubare w'abafite imyemerere ya Gikristo bagera kuri miliyari 2. Umubare wa kopi za bibiliya umaze kugurishwa ungana na 60% by'umubare w'abatuye kuri iyi si yose, ukaba ungana na 209% by'umubare w'abakristo batuye kuri iyi si. Dushingiye ku mibare yerekanwe mu bushakashatsi bwatangajwe n'imbuga zitandukanye tubonye hejuru, biragaragaza ko bibiliya ari igitabo gisomwa n'abantu benshi ku isi, igitabo gifitiwe icyizere, igitabo gisomwa kandi kigakoreshwa n'abantu b'ingeri zose, baba abafite imyizerere ya Gikristo, abatayifite, yewe n'abatemera Imana bemera ko bibiliya ari igitabo cy'ubuhanga. Kubera ukwizerwa no gukundwa no gukoreshwa n'umubare w'abantu benshi, rimwe na rimwe bibiliya ikoreshwa n'abantu mu nyungu zabo bwite, nko muri politike no mu buriganya butandukanye. Ariko ibi bihabanye n'ukuri kwanditse muri yo, ari nayo mpamvu abakora ibi baba biciriyeho iteka ryo kurimbukana, ndetse bakanarimbukana n'abizera ubwo buriganya. Umenye ko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira,
batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, bakunda ibyiza, bagambana ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo nubabona ujye ubatera umugongo. Ibi ngibi tubisanga mu rwandiko rwa kabiri Pawulo intumwa yandikiye Timoteyo, igice cyaho cya 3 umurongo wa 1 kugera ku murongo waho wa 5. Uyu munsi usanga imitwe myinshi y'iterabwoba yifashisha Bibiliya. Abanyepolitike benshi bakangurira abantu gukora ibikorwa by'urugomo, abakora ibikorwa by'ubwambuzi bushukana, abakora ubusambanyi n'ibindi bikorwa by'ubyaha n'ubuhenebere bifashisha Bibiliya bashaka kwerekana ko ibyo bari gukora babishyigikiwe n'Imana cyangwa biri mu bushake bw'Imana. Ariko kuba umuntu afite Bibiliya cyangwa azi imirongo yayo mu mutwe ntibisobanura ko uwo muntu ari uw'Imana cyangwa ko ibyo akora yabitumwe kandi yabishyigikiwemo n'Imana. Pawulo yandikira Timoteyo yamusabye kwirinda bene abo bantu bakoresha Bibiliya mu bikorwa by'ubujyahabi n'ubuhenebere. Agira ati, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Tubisanga mu rwandiko rwa kabiri Pawulo intumwa yandikiye Timoteyo, igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 5. Mu mwaka 2020 mu bushakashatsi bwashyizwe hanze n'urubuga rwa bibiliya.org hagaragaje ko ubwo icyorezo cya COVID-19 cyari cyugarije abatuye isi yose, byagaragaye ko hakoreshejwe ikoranabuhanga rya Bible app abantu bagera kuri miliyoni 600 basomye Bibiliya, kandi by'umwihariko basoma umurongo wo muri Yeremiya igice cyaho cya 41 umurongo w'10 aho hagira hati, ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni kuko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Ibi bigaragaza ko hari abasoma Bibiliya gusa mu gihe cy'amage cyangwa bakayifata nk'igitabo bakoresha ngo barwanye amarangamutima yabo, cyangwa bakagikoresha nk'ikibamara ubwoba, nyamara ubuzima babayemo atari ubuzima bushingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko ntabwo Bibiliya ibereyeho gushimisha cyangwa se kumara abantu umubabaro no gukoresha amarangamutima. Bibiliya ni igitabo umuntu akwiriye gusoma kugira ngo agire icyo amenya, agire n'icyo asobanukirwa, cyangwa nk'igikoresho cyo gukoresha ngo kitumare ubwoba maze dukore ibikorwa by'urugomo, ubwiyahuzi n'ubutagondwa, kuko abakora ibimeze bityo bitwaje Bibiliya bibajyana mu rupfu. Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto aribwira ko inyuguti yica aho umwuka agahesha ubugingo. Yagize ati, niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya batari ab'inyuguti, ahubwo n'ab'umwuka, kuko inyuguti yica naho umwuka ahesha ubugingo buhoraho. Ibi Pawulo intumwa yabyandikiye Abakorinto ba kabiri igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 6. Biratangaza kubona abantu bayobya bemera kwishora mu bikorwa by'urugomo, ubwicanyi, kwiyahura, kwigomeka. Niko ubashishikarije gukora ibyo bitwaje Bibiliya bahita babona yuko ari umuntu w'Imana.
Pawulo yasobanuye bibiliya icyo ari cyo n'impamvu Imana yayihaye abantu bayo agira ati: ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumweza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo abe umuntu w'Imana, abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Ibi Pawulo intumwa yabyandikiye Timoteyo wa kabiri igice cyaho cya 3 umurongo wa 15 kugera ku murongo wa 17. Icya mbere Pawulo yavuze ni uko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana. Icya kabiri yerekanye impamvu n'umumaro byo gukoresha ibyo byanditswe byera, arizo kwigisha umuntu, kweza umuntu ibyaha bye, gutunganya umuntu no kumuhanira gukiranuka. Icya gatatu yerekanye umusaruro utangwa no gukoresha ibyanditswe byera, ari wo kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Igihe cyose uzabona umuntu ukoresha bibiliya atari ukugira ngo akwigishe, akwereke iby'ibyaha byawe, agutunganye kandi aguhanire gukiranuka rwose kugira ngo ube umuntu w'Imana ushyitse rwose kandi ufite ibigukwiriye byose ngo ukore imirimo myiza, uzamenye ko uyu muntu atari uwo mu bushake bw'Imana, kandi uzasobanukirwe nuko nubwo afite ishusho yo kwera ariko ahakana imbaraga zako. Umeze atyo nujya umubona ujye umutera umugongo. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe, kandi ntitwasoza tutakwifurije amahoro n'imigisha, weho n'ubundi wakomeje gukurikira kino kiganiro. Ciao ciao.